nyoherereza iyo foto ye n'amazina ye n'indangiza ibindi mbyikorere. Nyohereze mwana, wohereze iyo foto. Ujyanga ibyo mu gihugu mwakora rwose nshaka kuguma muri ibihugu byo mahanga rwose reka n'ubu kuvugana namwe ngombye kwikingirana icyumba umva n'ibintu bigoye cyane na rwose bivuze n'uburyo navaje nabuze n'uko benda mu mazi oya ibijyanye nta kindi kintu afitiye usibye gukora akazi umuntu ameze nk'imfungwa wagira ni ubucakara akazi kagoranye nagiye mu mahanga ntazi ko ari aka kazi ngiyemo none nayo nakoreye banze kunyishyura ni ibintu bigoye. Umuzungu nguyu yirirwa aragaragura abanyarwanda bacu agaragara umwana atabyaye ukora kumukingirana mu nzu Danisoni bare kabiri wamurekuye mana we ariko ubwasabye imbabazi uragiye kubikora kuko mama ndumva boss ari kumamagara reka nzibaze mwitabe Suza cyane abakunzi mwese wa Favgaz TV nizere komeze fresh amakuru yanyu aho muri hose hirya no kwisi. Yewe nitwa Junior umusoranye utagira imigozi muhambira ikindi kuba kumushwisi moza gaca maze kubimenyera ijana kurindi. Iyi ni Favgaz TV turi mu rugo rw'umuntu muri bwa butabazi bwo birita Rutebuka. Ejo bundi nubwo nahoze mubwira nti ese usigaye warabaye Mesiya reka mbigarukeho. Uyu mugabo ngo n'umutabazi wa abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bagiye batandukanye. Uyu mudamu yitwa Marita aha turi niwe cameraman ahabereke fresh niwe turi mu gikari kiwe abereke n'inzu ye fresh hano yituriye. Mudamu w'umusirimu cyane murabona nuko yambaye ariko yarampamagara arambwira ati Junior mpuza n'umugabo witwa Rutebuka mugereho maze agire ibyo amfasha. Turanza dusuze kwanza uyu mupapa kuko umumama kuko Rutebuka we turazanye. Muraho neza wangu banje makuru bimeza cyane ndabakunda. Urahumeka neza cyane wamvugishije ejo uvuga utese muzaza uyu nawe nanjye mba namubuze ariko turahageze. Umeze neza se? Ari meze neza buke amakuru y'umukobwa hakuririye umva ntabwo byoroshye burya niyo mpamvu nakubwiraga duke ariko muri make mfite ikibazo pe. Okay ibyinshi uyu mudamu araza kubyivugira bibwira uyu mugabo tuzanye mubona wifunze gutya wagira ngo agiye mu cyogajuru yitwa Rutebuka muganga niwe gikuremere wakirambitse hasi ubundi bitwaye iki. So rero uyu mupapa uyu mudamu yaravuze ati mfite umwana uba mu gihugu cya Oman ubwo ni mu bihugu by'Abarabu ufite ikibazo ariko agiye kubyivugira ku giti cye. Bwira uyu mugabo mbere yuko ariko tubanze tumusuhuze. Muraho? Yego turaho turamahoro. Amakuru ya ndakomeye twahoranye ariko uyu mumama ndagira ngo umuhe umwanya abanza kubwire ibi muri ku mutima mubwire wisanzuye. Muga mfite ikibazo pe no kuvuga ngo ngewe ikintu cyatumye ngukenera gitumye uyu mwanya turi kumwe. Mfite umukobwa wanjye uri mu gihugu cya Oman mu by'ukuri yagize ikibazo gikomeye kandi nanjye ndagifite ndi mama we. No kuvuga ngo uyu mwanya amaze y'imyaka 5 afungiye ahantu yo tuganira no kuri video ngo asohoka maruko agiye kuhaha yarangiza akaza asubira hahandi. Ubwo rero muri make umukobwa wanjye yarambwiye ngo hari ibyo yabonye kuri channel mbese kuri telefone uko bareba ko ayo matelefone yabo ngewe sinari mbizi cyane ariko yarabinganirije arambwira uti rwose mama wantabaye ko bavuze ko hari umuganga uhari bita Rutebuka kandi ko ashobora kumfasha kandi araho mu Rwanda. Nguko nuko nari naguhamagaye ndashimye rwose urakoze kuba wanangezeho ariko mfasha muganga mfasha umbwira icyo nsabwa ariko umwana wanjye ave hariya ndababaye pe. Yego icyo ukeneye si nuko avayo kandi bakanamuhemba kuko amaze y'imyaka 5 yose akoze mbwa afungiye ahantu bose wendagaramuhemba reka ni ikibazo gikomeye. Yego ndagowe rwose muganga ntabare rwose pe.
ibibazo bikomeye rwose. ari mu gihugu cya Oman. Biriya bihugu by'Abarabu. Yego aho wahamenya. Biriya biri gusuzugura abanyafurika bikadufatira abana nabi. Bikabafata uko byiboneye. Wahamenya umva. Mfite ikibazo uramutse umfashije wabungiriye neza. Amafaranga yo gusuzuma urayafite? Urazi ko bitewe nuko imbaraga dukoresha ari kure. Ko dusuzumira amadolari 150. Amanyarwanda ni ibihumbi biri muri hafi 190 na ngaha. Kuko imbaraga dukoresha ni nyinshi kuva hano mu Rwanda bagera muri Oman. Ngiye nkurikije ubabare mfite muganga uko biri kose niba uzi kugomba kumfasha pe amafaranga ndayashaka ariko ndaba ngo haye make yo mfite rwose umfashe andi nzayaguha nta kibazo naramukaje nzayaguha pe. Tebuka ngira umutima mwiza kandi nkunda gutabara abantu. Nukuri uretse nawe n'abari mu mahanga ni Buraya ndabatabara. Barabimbwiye rwose ko uri umutabazi mwiza ko uri umuganga mwiza ushoboka. Ayo mafaranga ari harahari rwose ndayafite. Ntiwambwiye ko ari umufuragiro cyagiye tuvuganye kuri telefone. Ntabwo iragwa ntabwo ari nyinshi mfasha rwose dore ngaya ndayafite ntugire ngo ntiharimo n'iza 5 ndayafite. Umfashe rwose umwana wanjye azi. Ndabona n'imvura yenda kugwa ariko ndebere nta kibazo reka ngufashe. Fasha rwose kuko ibi aya mafaranga cy'amafaranga nzayaguha pe. Nubundi hano nzapfanya sige. Ariko umurage nzaba nasize ko nagutabaye. N'umwana wanjye n'umwuzukuru azawugendera cyane rwose. Gukurikiraho niki? Ese uwo mukobwa wawe twamuvugisha? Niyo ngombwa ndamuvugisha pe. Ndamuvugisha nawe kubwira ikibazo afite. Utaza kugira ngo ndimo ndakubeshya. Mubwira binyibwire neza ko urakuze. Shora kuba utabimbwira neza ariko ndabyumva. Rwose. None ikindi ngire n'ibyo musaba. Reka muvugishe kabisa. Binyoherereze. Nyoherereze iyo foto ye n'amazina ye n'indangiza ibindi mbyikorere. Nyohereze mwana wohereze iyo foto. Ujyanga ibyo mu gihugu mwakora rwose sinshaka kuguma muri ibihugu byo mahanga rwose reka n'ubu kuvugana namwe ngo mbye kwikingirana icyumba umva n'ibintu bigoye cyane na rwose bivuze n'uburyo navaje nabuze n'uko menda mu mazi. Ohereza iyo foto n'amazina ye. Ohereza iyo foto n'amazina ye nibyo ngeneye. Ibindi ndabyikorera. Yabyohereje ifoto n'amazina yabyohereje. Ni ifoto yande ni ifoto yande wohereje nagusabye ya shobuja. Shobuja yitwa nde? Yitwa nde? Wabyohereje? Oya niba byohereje ndi kubibona. Umushara wari uri kubara buranangaye ngiye kumwishyuza. $6 Mukazi sakanye. Ni $6. Nda kindi kintu cyawe afite? Nda kindi kintu cyawe afite? Ikindi kintu afitiye usibye gukora akazi umuntu ameze nk'imfungwa wagira n'ubucakara akazi kagoranye nagiye mu mahanga nazi ko ari aka kazi ngiyemo none nayo nakoreye banze kunyishyura n'ibintu bigoye pe. Nose ndagajyaza kugusaba kudatuje kandi wambonye. Ntabwo natuza umwana wanjye arahangayitse. Kandi nanjye ndahangayitse. Ariko tuza akakanya kuko ntabwo mbishoboye muga. Uzi kumbona mu rugo rwawe? Ukubona ni byiza ariko ndahangayitse. Ubanza ubyumva abantu bari kunyitotombera bambuze. Ubanza ubyumva ko mpanga. Ni libase. Manzu za libase hano. Umwana wanjye arahita aza. Manzu nzanira libase. Yizane hano. Kako cyanyagiwe. Nanyagiwe ndi wareba ewe nzabihemberwa na data wo mu ijuru.
cyane. Reba imvura yose iguye ahantu ko habaye. Tereka hano. Oya, tereka hano. Zanira n'amazi. Zanira amazi. Oya, genda nzanira amazi. Ariko uziko abana bacu barenganiye muri ibi bihugu by'Abarabu. Imyaka 5 batamuhemba bamukoresha uburetwa. Imyaka 5 utampemba je. None siri yaraguruka. Hari indege yuzuye yajyanyeyo. Nashaka kandi kazi. Aragashaka ese kandi urikumva ibibazo barimo abana bacu. Ongera amayandi make. Urumva ibibazo abana bacu barimo. Ariko abanyarwanda benshi bari gushiduka ngo bagiye ngo kujya hanze. Ariko umva ibibazo abariyo bafite n'uyu gusasi. Ngiye mbamagarwa n'abantu buri munsi. Ako gisishaka kujya muri Oman ndashaka kujya ahantu runaka handi. Umuntu uri tayari nampagatike nisimbuki. Nuko oya. Agatike nicyo kibazo. Ibihugu byanze biri kudufatira abana nabi. Ndaga ari byo kandi rwose twanga gasuzuguro. Twanga gasuzuguro. Mubyeyi wacu ndavuze izina niwe wanga gasuzuguro nanjye ndakanga. Twanga gasuzuguro. Badusuzugura bari ngana. Fata umwana wacu ngaho. Muganga ningira umugisha. Uyu mwana wamubyaranye nande? Abana bangahe? Mfite abana 3. Bose nda wundi mwana urimo hanze? Oya nawe. Wavuga amazina ye? Sandrine. Subiramo ndagukeneye hano. Ingabire Sandrine muganga we. Ndagukeneye hano mu rugo rwanyu kwa mama wawe. Abari ko mvuga. Ingabire Sandrine mwana wanjye ndagukeneye hano mu rugo rwanyu. Kwa Yohane Pascal. Akira, rekera ibyo birahagije. Yego. Koshyira hari. Ave? Ave. Shira mari. Yego. Yitwa? Ingabire Sandrine. Ingabire Sandrine. Uri mu buretwa butabaho. Ndegurire ya telefone y'amafoto yatwohereje. Ya wamukoresha. Ariko ubundi gukimurengana muzi ko duhari muze nyimana yaduhamagariye. Muganga namwe nicyo mwari mu kudutabara. Nose gutabimbwiye mbere. Ntabwo nari nkuzirega ni wowe wambwiye kuri telefone. Ambwira ngo ko yakubonyeho bakuvuga kandi hari abandi bantu benshi wafashije. Cyane ndabafasha benshi cyane hariya. Arafasha abantu benshi. Muri Oman hariya. Arafasha abantu benshi cyane. Murakore. Ejo uzibagiwe ko nagutabaye mfasha. Oya ntabwo nzabyibagirwa. Fashe guki. Ntabwo nzabyibagirwa. Yego. Ntabwo nabyibagirwa. Narangije kukumenya. Wowe mukoresha w'Ingabire Sandrine. Ingabire Sandrine. Ni Ingabire Sandrine. Ni Ingabire Sandrine. Ndagutegetse narangije kukubona.
ni gute ukoresha umwana w'umunyarwanda nguyu ndumuhembe? Ugezaho umukingira mu nzu, ndagutegetse muri kure kandi umuhe n'amafaranga ye yuzuye. Niba utabikoze ngiye kukumerera nabi. Urugutabaza iki? Urugusaba imbabazi ziki? Iyi ni ngo ni n'ubutwari nahawe, ni imbaraga zidasanzwe yica zigakiza. Aka kanya ndategetse muhemba amafaranga ye yose, kandi ndetse ushyire n'igihano cyo kumutegera itike tumubone hano mu Rwanda. Nutabikora ngazongera kugaruka ngiye muganga Rutebuka, ibi ngukoreye uri kureba nzagukorera ibirenze ibi, weho n'umuryango wawe wose nda numwe uzasigara agihumeka. Ugiye kubikora? Okay. Ahita mbamagara mu mwanya muri iki cyumweru, ambamagare ko warangije kumukatisha kumuhereza n'amafaranga ye yose, washyizeho n'igihano cyo kumutegera. Ngenda bigutegetse ngiye muganga Rutebuka. Reba umuzungu nguyu yirirwa aragaragura abanyarwanda bacu, agaragara umwana atabyaye uko kumukingirana mu nzu. Danison bare kabiri wamurekuye, ariko ubwasabye imbabazi uragiye kubikora kuko reba uburyo ari gusaba imbabazi ari gutitira. Ndakumva ma. Ibyo wantumye urumva muganga arabirangije. Noneho rero ubwo ahasigaye urabyumva yabirangije, nta kibazo gihari. Wowe mama, mama ndumva boss ari kumamagara, reka nzibaze mwitabe. Boss we ahisaze, ariko namubwiye ko igikorwa wakirangije. Okay, byarangiye kuko ngewe ibyo nakoze byarangiye, agiye guhita mwishyura. Nabirangije agiye guhita mwishyura, kandi ibyo namutegetse byose arabikora ku neza.